So nitwa Paul Bigirimana, nuko nivuga nyine ndi umwana w'Imana, ngira ngo ibyo birahagije. So munyemerere dusome ibyanditswe turi bukoreshe. Turakoresha ibyanditswe bibiri cyangwa se bitatu, ibindi ushobora kuza kubivuga ubwo nza kuba ndimo kwigisha. Bansabye ko tuvugana ku kubaho ubuzima bunezeza Imana, ndetse banasagestinga n'icyanditswe nakunze kinishetinga icyo kiganiro nyine. Turasoma mu itangiriro ibice 5, duhere ku murongo wa 22 tugeze ku murongo wa 24. Genesis 5:22-24. Amaze kubyara Metusela, Henoki agendana n'Imana imyaka 300, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Henoki yaramye ni imyaka 365. Henoki kandi yagendanaga n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Ndashaka ko tunotinga aya magambo ku murongo wa 22 ngo Henoki agendana n'Imana imyaka 300, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Ako ngako ngo agendana n'Imana. Ku murongo wa 24 nanone avuga ngo Henoki kandi Henoki yagendanaga n'Imana. Ni ikintu cyahoragaho, yagendanaga. Hari indi version iyi ni Bibiliya yera nsomyemo. Muri Bibiliya ntagatifu ho ivuga ngo 22 ngo amaze kubyara Metushalom, Henoki abaho indi myaka 300, abyara abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Henoki yabayeho imyaka 365. Hanyuma Henoki arabura, Imana yaramwitwariye kuko yagendanaga nayo. Ngo Imana yaramwitwariye ku murongo wa 24. Wow, yaramwitwariye ngo kuko impamvu yamwitwariye ngo nuko yagendanaga nayo. Excuse me. Undi murongo turasoma mu Baheburayo 11. Abaheburayo 11 igice cya 11 umurongo wa 5 no 6. Hebrews 11:5-6. Kwizera niko kwatumye Henoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. So I want us to note kano kantu ngo impamvu Imana yamutwaye ntapfe ngo nuko yahamijwe atarimurwa cyangwa atarajyanwa mu ijuru, ngo yuko yanejeje Imana. Muri Bibiliya yera uko bavuze. Muri Bibiliya ntagatifu rero umurongo wa 5 aho haravuze ngo kuko Imana yamwijyaniye, koko mbere yuko ajyanwa yari yaragaragaweho ko yanogeye Imana. Hamwe no kunezeza Imana, hano ngo yanogeye Imana. Dusoreze ku igice cya nyuma dusoma urwandiko rwa mbere Paul yandikiye Abikorinto igice cya 10 n'umurongo wa 31. Abakorinto ba mbere 10:31 cyangwa se 1 Corinthians 10:31. Aravuga ngo namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Ndasubiramo rimwe, namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, kurya, kunywa cyangwa ikindi kintu cyose, ngo mujye cyangwa tujye tubikorera byose guhimbaza Imana. Mureke dusenge hanyuma twinjire mu nyigisho yacu. Mana yacu, Mana nziza, Mana ikomeye, y'Umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimye uyu mugoroba ko watugiriye neza, ko waduhaye umwanya wo kumva amagambo yawe. Ijambo ryawe ni wowe ubwawe, iyo turyumva ni wowe tuba twumva. Mwami, ntabwo ari ikintu cyo gukerensa, it's not something to take for granted. Ni kubw'ubuntu bwawe, ni kubw'impuhwe zawe. Turakwemerera rero ngo tuganirize, ari njyewe uri buze kuba Mwami uvuga, ari abari buze kuba bakurikiye, nanjye ubwanjye ndiwe nkurikiye. Mwami, tuganirize twese, imitima yacu ibe transformed, ihindurwe n'ijambo ryawe, kugira ngo turusheho kubaho ubuzima bukunezeza. Mwami, icyo twifuzaho ni ukubaho ubuzima bukunezeza, kandi nta wundi waduha ubuzima bukunezeza, ni wowe ubwawe wabuduha Mwami.
uyu mugoroba rero uraduhamagaye ngo nituze utwigishe, utwereke inzira twanyuramo kugira ngo tube ubuzima bukunezeza. Turaje rero twigishe kandi uduhindure aho byatunaniye rwose, turakwemereye udufate uduhindure. Tuguhaye icyubahiro, turagushimye mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen, amen. Now, mu by'ukuri ibyanditswe tumaze gusoma bibiri bya mbere mu itangiriro ndetse no mu baheburayo biravuga ku mugabo witwaga Enoki cyangwa Enoch. Enoch ni igisekuru cya karindwi uvuye kuri Adamu. Remember Adam, Imana yari yamuremye imushyira muri Eden kugira ngo abeho ubuzima busabana nayo, mu yandi magambo buyinezeza, nk'uko teme yacu yitwa ubuzima bunezeza Imana. Ariko Adamu na Eve baracumura, bava mu busabane n'Imana, bava mu busabaniramana, bihitiramo inzira yabo, bihitiramo ibyo babonaga amaso yabo abereka ko bibanejeje cyangwa se bibaryoheye, birengagiza iby'Imana yari yarababwiye ko ari byo biryoshye binejeje. Noneho Bibiliya itubwira yuko abakomotse kuri Adamu bose, natwe turimo, bavukana cyangwa se babayeho muri ubwo buzima bwo kutanezeza Imana. So from that time, kuva icyo gihe Imana yari iri muri gahunda yo kongera gucungura umuntu cyangwa se to redeem man to himself again, kugira ngo yongere yigarurire umuntu muri bwa busabane yari yaramuremeye mbere. Byumvikane rero ngo Enoch nawe yavutse, ni igisekuru cya karindwi uvuye kuri Adamu, nawe yavutse gutyo nk'uko abandi bose bavutse kuri Adamu bameze, natwe turimo, ariko we afite umwihariko afite umwihariko hano. Bibiliya itubwiye yuko ngo yamaze imyaka, iriya myaka yamaze 365 ngo agendana n'Imana, cyangwa se ngo yagendanaga n'Imana, yanezezaga Imana. Dukoresheje icyo kinyarwanda ntabwo twaba twibeshye, yagendanaga n'Imana, yanezezaga Imana. Noneho ngo Imana ihitamo kumwimura, kumujyana, arabura it's very funny. Uyu munsi bibaye ari nk'uyu munsi tukamubura turi nk'abana be, twajya gutanga itangazo kuri RIB tukavuga ngo twabuze papa, hanyuma bagashyira kuri recherche bakamushaka, igihe kikazagera nyine ubwo tukababara tukihanagura, kandi wenda Imana yamujyanye. Icyo gihe rero wenda RIB yo ntiyanabagaho. Uyu munsi niko byagenda rwose. We rero ntiyabuze kuko yashimuswe, ntabwo ari inyeshyamba zamushimuse, ntabwo yagiye ngo akore accident apfira ahantu tutazi, yari ari muri misiyo. Ni Imana yamujyanye, iramwimura, iramujyana, ngo kuko yagendanaga nayo muri ya myaka yose yabayeho. He walked faithfully with God. Yagendanaga n'Imana cyangwa yanezezaga Imana mu buzima bwe. Mu isezerano rya kera, buriya Bibiliya murabizi ko irimo isezerano rya kera n'irishya. Mu isezerano rya kera abantu bagendanaga n'Imana, ivugana nabo, ikoresha abahanuzi, ibahereza amategeko, ibashyiriraho abami, imbere y'abami habanje kuba abacamanza, yose ni history. Ariko abantu ntabwo bigeze babishobora kugendana n'Imana no kuyinezeza 100%. Ariko Enoch yarabishoboye. Icyo abimushoboje rero nicyo nshaka ko tureba mu isezerano rishya, kuko niho cyuzurira. Iby'Imana yatangiye amategeko yayo 10 kuri Sinayi, byari kugira ngo abantu bayubahe bagendane nayo. Abantu birabananira. Imana kuko yabakundaga cyane, wa muntu wari waracumuye muri Eden akava mu bwiza bw'Imana, mu busabane n'Imana, Imana ishaka kumugarura, amategeko ntiyabishobora. Haza abacamanza bakayobora. Usomye mu gitabo cy'abacamanza urabibona, umwe akayobora imyaka 20 bikagenda neza, hakaza undi ntibigende neza, abacamanza barananirwa, ndetse baza kwisabira umwami, Imana ibahereza umwami. Uwa mbere yabahaye witwa Sawuli biramunanira, hakurikiraho Dawidi, cyo kora we ngo anezeza Imana, ariko nawe yagiraga ups and downs. Jyaho iyo era yose y'abami, haza abatambyi bari bahari kuva icyo gihe cyose, haza abahanuzi, Imana ikajya ibabwira, genda ubambwirire, genda ubabwirire, ariko abantu still ntitugonda ijosi, ntitwumva, ntitwemera, ntitunyurwa. Ndaza kuvuga impamvu imwe natekereje ko igituma tutanyurwa, ariko tunabwirwa na Bibiliya.
noneho fulfillment rero, Imana mu mwuzuro wo kugira ngo dusabane nayo ikora ikintu gikomeye mu mateka y'iremwa ryose, ikora ikintu gikomeye mu mateka y'isi. Imana ikora ikintu gikomeye cyabayeho rimwe kitazongera no kubaho, cyo gutuma umuntu acungurwa akongera akagarukira Imana. Ibyari byarananiye amategeko, byari byarananiye abatambyi, byari byarananiye abahanuzi, byari byarananiye abami and so on. Imana yatanze umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo adupfire. Yesu Kristo yari Imana, araza yambara umubiri w'umuntu, aba umuntu, ntiyakora icyaha, ntiyacumura, arabambwa ku musaraba, arapfa, nyuma y'iminsi 3 arazuka, ajyanwa mu ijuru. Ubu ari mu ijuru iburyo bw'Imana Data, azagaruka kudutwara natwe. Now, icyo kintu rero, kuba yari Imana akaza akaba umuntu, akadupfira ku musaraba, akambara ibyaha byacu, agahabwa igihano twe twari kuzahabwa, umujinya w'Imana yari kuzahanisha icyaha ikawumucuncumuriraho ku musaraba, agahambwa, akazuka, akaba ari mu ijuru. Iyo process yose, icyo kintu cyabaye, n'icyo Imana yakoresheje kugira ngo yongere yigarurire umuntu wa wundi wari waravuye mu bwiza bwayo. Ariko bisaba ikintu kimwe, condition ni imwe, ni ukubyizera. Ibyo nyine ni ukubyizera, ni ukubyemera ko byabaye koko. Noneho namara kubyemera, njyewe umuntu namara kubyizera, nkaba nongeye ninjiye mu busabane n'Imana. Paul yandikiye Abaroma mu bice 3 uhereye ku murongo wa 19, 20, 21 ndetse 23 aravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko hejuru amaze kuvuga ngo nyamara gukiranuka kw'Imana kwarahishuwe. Gukiranuka kw'Imana, cyangwa se dushatse twavuga ngo kunezeza Imana kwarahishuwe, cyangwa ngo kugendana n'Imana faithfully byarahishuwe. Ngo ntitubihabwa n'amategeko, ntitubihabwa n'abahanuzi, nubwo ibyo byose byapointingaga kuri ibyo, ngo ahubwo tubihabwa no kwizera Yesu Kristo. Haleluya. Now, iyo nizeye Kristo, iyo wizeye Yesu Kristo, ya process navuze, ya process twabonye ko yari Imana, aba umuntu, aradupfira ku musaraba, hanyuma uba ari mu ijuru, aradupfira ku musaraba, arahambwa, arazuka, uba ari mu ijuru. Ibyo kubyizera nibyo biduhesha kongera gusubira muri ya intimacy, bwa busabane n'Imana. Deja uba wamaze kugerayo. Ikiba gisigaye rero ni iki? It is to keep that faith. Uko kwizera nagize ni uko kugumana, niyo mpamvu twabonye ngo mu Baheburayo, wanditse urwandiko rw'Abaheburayo yari arimo kuvuga intwari zo kwizera mu bice 11, agaragaza umwe ku wundi uko bagiye babaho bose, cyangwa hafi ya bose bari mu isezerano rya kera, avuga ko babeshejweho no kwizera. It's very 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 good and okay kubyumva ko no mu isezerano rya kera ababanaga n'Imana babanaga nayo kubera kwizera. Uze gusoma igice cya 11 cy'Abaheburayo, umwe ku wundi. Rero ni naho bavuga Enoch, bakagaragaza ngo icyatumye Imana imwimura, kuko mu itangiriro ntibabivuze ko yizeraga Imana, bavuze gusa ko yagendanaga nayo neza, faithfully, yayinezezaga. Now, Hebrews rero ho batubwiye yuko ngo icyatumye Imana imujyana ngo nuko he walked faithfully, ngo kwizera niko kwatumye agendana n'Imana faithfully. Ukwizera niko kwatumye agendana n'Imana ayinezeza. Haleluya. Kwa kwizera rero twagize muri Kristo ko kwemera ko yaducunguye akadukuraho urupfu rwari rudutegereje akaduha ubuzima. Uko kwizera niko kunatuma tugendana n'Imana faithfully, cyangwa se tuyinezeza. Mu isezerano rishya rero icyo ngicyo nicyo kiba, ni uko kwizera. Uko kwizera rero nicyo kigusustaininga. Sindi bwirwe nsoma ibindi byanditswe, ariko it's clear in the Bible yuko igihe twizeraga, Paul yabyandikiye Abefeso, mu Befeso igice cya 1 umurongo wa 13, ngo namwe niwe mwahawe ubwo mwizera, mwumvaga ijambo ry'Imana mukizera. Igihe twumvishe tukizera, twahawe umwuka wera, Holy Spirit, aza kubana natwe as a guarantee stamp, nk'ikimenyetso, nk'ingwate itujyana ikazatugezayo. Noneho Imana yatubonaho icyo kimenyetso ikavuga wow, aba ni abana banjye. Haleluya. Uwo mwuka rero wera w'Imana uri muri twebwe kuko twizeye, uwizeye wese
byari navugaga ya procedure, uwizeye wese afite umwuka wera. Uwo mwuka wera rero niwo udusustaininga, niwo utugumisha mu gusabana n'Imana. Remember, twavutse turi hanze y'ubusabane n'Imana, twavutse turi hanze y'ubwiza bw'Imana kubera Adamu. Ariko iyo twizeye Yesu Kristo, the second Adam, kumwizera aribyo twita gukizwa, mba ninjiye nsubiye mu busabane n'Imana, hanyuma Imana igahita impa ikinshoboza kugumayo, aricyo umwuka wayo. Yes, uwo mwuka wayo rero niwo utuma kwa kwizera ninjiranye nkugumana, nkaguma nizera Imana, nizera Yesu Kristo. Bidusaba iki rero? Bidusaba ngo tugumane kwizera tuyobowe n'umwuka wera. Ibi mbivuga ndagira ngo noneho tubishyire muri application ngana ku gusoza. How do we apply this? Kuvuga ngo kwizera, abantu benshi barabivuga, kuyoborwa n'umwuka abantu benshi barabivuga, na Bibiliya irabyandika, ariko mu by'ukuri what does it mean? Bisobanuye iki? Bivuze iki? Ese hari utizera? Navuga ngo ntawe utizera, buri muntu afite ibyo yizera. Yes, buri muntu afite ibyo yizera, ariko twebwe abana b'Imana twizera, I stick to that, twizera Yesu Kristo nk'umwana w'Imana, wari Imana ubwe, akambara umubiri w'umuntu, akishyiraho ibyaha byacu, akabihanirwa kugira ngo aducungure. That is what we believe. Ibyo nibyo twizera. Tukaba tunizeye yuko aho ari on the right hand of the Father, iburyo bw'Imana Data, azagaruka aje gutwara itorero. Hari abavuga ngo azagaruka aze guca imanza. It's true, azagaruka aze guca imanza, ariko twebwe kuko twamwizeye, ntago izo manza, urwo rubanza ntago rudutera ubwoba, ahubwo it will be an opportunity, it will be an open door. Izaba ari umuryango ufunguye ngo twinjire muri eternity yacu, mu buziraherezo bwacu tubana n'Imana. Now, iyo faith rero twe nibyo twizera. Abandi bifite ibindi byinshi bizera, nashaka kuvuga amadini menshi murayazi, ariko twe nibyo twizera. Ariko reba contradiction rero tujya tugira sasa. Tuvuga ko tubyizera, ariko twarangiza on a daily basis living, mu buzima bwacu bwa buri munsi tubayeho, kamwe ku kandi tugaprovinga yuko tutizera Imana. Imana itubabarire cyane. Nasomye, narimo gusoma inkuru y'Abayisiraheli bava mu Egypt bagana i Kanani. Noneho ndeba, ni challenge nagize, ndeba kuntu bagendaga bagasonza, Imana ikabahereza amano, bagashaka inyama Imana ikazibaha, bagashaka amazi Imana ikayakura mu gitare, ariko bagera imbere bashaka ikindi bakitotomba bakabwira Mose, ariko iyo watuzanye gupfira mu butayu muri Egiputa nta bitunguru byabagayo, bakamurakarira. Noneho ndavuga, come on, these people are not serious. Ntabwo bibuka ko ejo babishatse Imana ikabibahereza, none uyu munsi barimo baritotomba. They are not considerate. Ntabwo nindashima, numva ndabarakariye. Imana ni nziza. Numva ijwi rivugiye muri njyewe ngo namwe nuko mumeze. Ngo namwe nuko mumeze. And knelt down, ndapfukama ndavuga, Mana tubabarire. Tubaho ubuzima tuvuga ko twizera Imana, ariko mu by'ukuri tutayizera. Abarokore, abana b'Imana, natwe turi mu bantu bajya baganya burya, kandi tutagakwiye kuganya, kuko Imana ya providinze ejo niyo iri buproviding uyu munsi. Ndimo ndabishaka kuzana uko kwizera Imana in a practical life. Iyo namaze kwizera bya bintu navugaga Kristo ko yaducunguye, noneho kubibaho mu buzima bwa buri munsi, ni ukureka umwuka wera akanyobora muri total surrender to God, mu kwiyegurira Imana wese, ari ibitekerezo, ari ibyo mvuga, ari ibyo nyuramo, ari ibyo ngendamo, ibyo mpanga byose. Reka mbabaze, ntimuzi se umuntu uhura n'ikibazo akabanza kwirukankira kuri papa, kuri mama, kuri uncle, akeneye amafaranga, akazengurutsa umutwe, ndayakande, ugasanga ariganyiriye, akabona ibyo kurya ku manywa, nijoro ntabyo afite, agahangayika, tubu nijoro ndabaho nte? That is, sometimes tujya dukura amaso yacu ku Mana tukayerekeza ku bindi bintu. Icyo gihe rero ubwo tuba duhakanye kwizera kwacu to some extent. Reka nigiremo imbere, let me go further, noneho be complicating kurushaho. Kwizera Imana no kuyoborwa n'umwuka w'Imana, ndashaka gukotinga umuntu umwe hano wabyanditse, witwa John Wesley.
ndabisoma mu cyongereza nze kugerageza kubitranslatinga murambabarira. So John Wesley said, they who walk by faith do not desire the things which are seen. They who walk by faith do not desire the things which are seen, neither are they the object of their pursuit. They set their affection on things above, not on things on earth. Aravuga ngo abagendera mu kwizera, dushatse twavuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana, ngo ni abatagira desire, ni abatagira ubushake, ni abataryoherwa, ni abatanyoterwa, ni abadahirimbanira ibintu bigaragarira amaso yacu aya ngaya, aya dukanura tukareba, yapfa tukayambika indorerwamo. ngo abagendera mu kwizera cyangwa abayoborwa n'umwuka ntibifuza, ntibayoborwa, ntibagendera muri ibi bintu bigaragara, ngo nta nubwo rwose ari nabo the pursuit, ntabwo ari bo munezero w'ubuzima bwabo. Ntabwo ndimo kubivuga neza. They are not the object of their pursuit. Ibyo abanezeza Imana ntabwo ari bo object, ntabwo ari bo gikorwa, ntabwo ari bo the end, ngo ahubwo affections zabo, amarangamutima yabo, umunezero wabo, ibyishimo byabo, amen, icyo bahirimbanira ngo ni ibiri mu ijuru, ntabwo ari ibiri hano ku isi. Reka mbisobanure neza. Abana b'Imana ibintu byo mu isi ntabwo bibaraje ishinga, ntabwo bibajyanye, ntabwo bibavunnye. Uzasanga akenshi abantu ikintu kibavunnye ni ukwiga, ni ukubaka inzu, ni ugushaka, kurongora, ni ukugira ubutunzi, ni ukubona akazi, ni ukubona. Noneho ugasanga ibyo bintu birabatwaye ubwenge bwabo bwose, that sometimes Imana barayigenera twa dusaha dusigaye twonyine. Uzabibona ute? Uzabibona umuntu ufite akazi nakabura avuga ati ndapfuye, ndashize we, birarangiye, ndabaho nte. Uzabona umuntu yemera no kwiba cyangwa kuriganya ngo abone amafaranga runaka yo gukora ikintu runaka yari akeneye. Amen. Ikibazo, where do we put our treasure? Ubwenge bwacu, ibitekerezo byacu, affections, amarangamutima yacu tuyaganisha hehe? Niki kiduhangayikisha? Niki kitubuza amahoro? Niki gituma tudasinzira? Niba ari ibiri ku isi bigaragara, bizaperushinga, bizashira, bizajya mu muriro bigakongoka, we are contradicting ourselves. Ntabwo tubayeho mu kwizera. Niba nahangayikishwa n'inzu yazi igashya igakongoka, then my affections, my faith iri mu kintu kitafatika nyine. Amen. Now, Imana rero iradusaba ngo kubaho ubuzima buyinezeza ni ukuyemerera ikagira total and complete control ku byanjye byose. Niba hari icyo nkeneye, before running to my uncle uhora umfasha, nkabanza kubwira Imana. None Imana yanyobora kuri uncle sava, yanyobora no ku wundi sava. None se nturagenda wizeye ko umuntu ari bugufashe ntagufashe kandi bigakemuka? Kuvuga ngo mbere hose rero uba wagiye nabi, uri kubanza ukayibaza uti Mana, ukaba nka Dawidi ati Mana, bariya abantu bakurikire ndabafata, bakurikira urabafata. Tukabanza tugahereza Imana icyizere, total trust, total surrender, ntitwumve yuko hari icyo twakwishoboza. Ndetse n'icyo ngiye gukora zaho intoki nabona kincitse, simbabare ngo ndire mpogore. Ni Imana ishobora byose, impamvu cyagiye nuko yabyemeye, imfitiye ibindi byiza. Erega ubuzima bwacu ntabwo ari ubu ngubu bumara imyaka 30, 50, cyangwa mfite nyogokuru washaje umwaka ushize afite imyaka 104, yapfuye muri 2019. 104. Ubu ngubu haje n'imvugo ngo nta myaka 100. Reka tuvuge ngo turanayigejeje. That is a small thing. Imyaka 100 in eternity uyibariye mu buzima budashira, in eternity nta gatonyanga mu nyanja ya Muhazi. Now, kujya guhangayikishwa rero niba nzamaramo imyaka 30 cyangwa 50 ni ubupfapfa. Ahubwo nkwiye kwirundurira mu bitazarangira. That is eternity. Nkemerera Imana ngo Mana, take complete control. Wabuze amafaranga y'ishuri, vuga uti Mana, kwiga kwanjye biri mu biganza byawe, provide, and I'm telling you Imana is providing mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ukeneye aho kuba, bwira Imana, Mana, nkeneye aho kuba. Then mu bumana bwayo, mu budahangarwa bwayo,
Bibiliya ntagatifu iravuga ngo Imana ngo ni igihangange, mu buhangange bwayo he will provide. Reka two gushyira amaso yacu, two gushyira irari ryacu muri bino bintu bizarangira, twemere tuyoborwe n'umwuka, twemere dusabane. Erega umwuka wera aravuga, umwuka wera aratuganiriza. Iyo tumwemereye tumubaze buri kintu cyose ugiyemo, Holy Spirit, what do you want me to say, where do you want me to go, urashaka ko njya he, urashaka ko nkora iki? Twexercising ubwo buzima. Ubuzima rero bwacu bw'abana b'Imana nk'abakristo nsoza, bwo kugendana n'Imana mu kuyinezeza, I emphasize it, ni ubuzima, ni urugendo, let me call it a journey, ni urugendo tuba turimo rwo kurushaho gusabana no kumva umwuka wera, kuko umwuka wera niwe uzadufasha gukipinga ya faith. So as I conclude, kubaho ubuzima bunezeza Imana, kubaho ubuzima buryohewe n'Imana, ni ukubaho ubuzima bwizera Imana totally kandi buyobowe n'umwuka w'Imana totally. Reka mvuge gutya ngo mu Mana mu kuyizera ntibijya biba igice, ntibijya biba 90%. It's either 100% cyangwa 0. Ntabwo byabamo hagati. Ni 0 sinyizeye cyangwa ni 100 ndayizeye. Kuyoborwa n'umwuka ni 100% cyangwa nta bihari ni 0. That's it. So reka twexercising, dukipinge muri uwo murongo. Hari ikindi cyanditswe nasomye cya Paul yandikiye Abakorinto, aravuga ngo namwe mu byo muvuga, mu byo munywa, mu byo murya, mu byo mukora byose, mu bikorere byose guhimbaza Imana. Now iki kiranzanira rero kureba ngo ninde object w'umunezero, who is doing the walking, uru rugendo turimo ninde urukora, ese ni ngewe ugenda cyangwa? Let me say that iyo umunezero ari ngewe ushaka, urumva tuba selfish. Reka mbabwire, mbasabe nanjye Imana idufashe nibwira, tugomba kubaho ubuzima buri selfless. Selfless ni opposite ya selfishness. Selfishness ni ukwikunda. Abarokore rero tugwa muri uyu mutego wo kwikunda tutabizi. Nkumva rwose ntago nikunda, n'amafaranga mfite nayahaye undi, ariko ugasanga ndimo ndayatanga, mu mutima wanjye harimo ngo Imana impumugisha, ubwo nikunze kuko ndashaka kubona umugisha. Nkajya gusenga kuko mbabaye ngira ngo ninsenga mbona umunezero, ubwo nikunze kuko uwo munezero ni ngewe wishakaho. Now the object, hano Paul abwira Abakorinto ati mu byo mukora, murya, munywa, byo mukora byose mubikorere guhimbaza Imana, to please God, kugira ngo Imana ibe pleased. So the end object, the focal end of my worship, of my life, ubuzima bwanjye bugomba kurangirira mu munezero w'Imana. Let me say that way. Bugomba kubaho mu munezero w'Imana. It's not my joy, it's God's pleasure. Ni munezero w'Imana, ni ibyishimo by'Imana ngomba kubaho rwose. Mu gitondo mbyutse, ku manywa, nijoro, let me strive ko ibyo nkora byose, Bibiliya yavuze ngo byaba no kurya no kunywa, even those small details. Reka mvuge ngo byaba no kubrushinga amenyo, hari ibyo tujya twumva nyine bidafite agaciro, gufata igikombe cy'amazi cyangwa cy'amata ukagotomera ukayamaramo, ibyo byose ngo mbikorere kunezeza Imana, to please God. Kandi Bibiliya rero yavuze mu Baheburayo ibice 5, igice cya 11 n'umurongo wa 6, tuvuye handi ha Enoke, ngo utizera Imana ntashobora kuyinezeza. So I can't live, ntabwo nabaho ubuzima bunezeza Imana ntayizera, kandi sinabaho ubuzima buyizera ntayoborwa n'umwuka wayo, kandi sinabaho ubuzima buyoborwa n'umwuka wayo ntabyemeye. I should completely surrender to the Holy Spirit. Murakoze cyane, reka dusenge. Mana yacu, Mana nziza, Mana ikomeye, uradusaba ngo tubeho ubuzima bukwizera, kandi tuzabishobozwa n'umwuka wawe. Ndagusabye ngo umwuka wakomeza tuyobore, umwuka wera komeza kutuyobora mu byo dukora byose. Ntihagire uwiganyira, ahubwo aho kwiganyira, Mwami ukomeze kumwereka inzira zawe. Umwuka wera ukomeze kumwereka yuko Imana ishobora byose. Komeza kutwigisha inzira nzima zinezeza Imana mu byo dukora, mu byo tuvuga, mu byo dutekereza. Reka bari twebwe two kwirebaho, ahubwo tubone Imana ibe the chief end w'ibyo tubamo byose. Urakoze, tuguha icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.